Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Mwese rero ndabasuhuje mukomeze mugubwe neza. None aha ngaha rero ngiye kugezaho umuti uvura amarozi. Ni imiti ibiri ushobora kwifashisha mu bijyanye no kwivura amarozi mu gihe kandi wumva wayatamitswe. Aha rero ba hafi cyane, icyo usabwa ni ukureba video yose ukayirangiza. Ese uyu muti ubaho? Ese bimeze bite? Aha rero ni ikintu cyiza cyane nkuzaniye, ariko nanone kandi uwo muti iyo nta marozi ufitemo, uwo muti uragusukura neza cyane ndetse kandi ugakiza n'umwanda. Aha ngaha rero reka twitangirire ikiganiro cyacu twemye neza. Abantu benshi bagiye bambaza bati ese umuntu akekwa ko yaba yarozwe ni ikihe kintu cyamusuzuma? Ati dore ko kwa muganga n'ubundi batajya basuzuma amarozi, ahubwo ko bo ndetse bakubwira ko ibyo bintu batanabizi. Aha rero none aha ngaha rero tugiye kurebera hamwe cyane ikintu gishobora gutuma ndetse uruka uburozi cyangwa se uruka ibyakugendekeye nabi cyane mu gihe kandi wumva mu mubiri bitameze neza. Aha rero nta kindi uzafata, aha ngaha uzagenda ugure amakara yabigenewe. Ni amakara meza cyane ndetse kandi afite ubudahangarwa. Ayo makara rero uzagenda uze uyatunganye. Nta makara rero uzaza uyatunganye ndetse kandi uyashyira mu gakombe, ushyira mu gakombe k'amazi, maze ubundi ayo makara uyasome neza cyane. Ariko nanone aha ngaha tutihuse cyane, ayo makara wakibaza uti avura ibiki n'ibiki? Ayo makara asohora imyanda iri mu mubiri, ndetse kandi ngo niyo umwijima watangiye kukwataka ukoresha aya makara, ndetse kandi ibintu bigasubira ku murongo neza. Cyangwa se nanone kandi ikindi, aya makara mu gihe wagugaye mu nda wariye wenda nk'urugero, ushobora kuba wariye nk'ibintu bidahiye ukagugara, ubundi buri kanya ukajya wumva imisuzi ihita. Ibi ngibi rero iki bita amakara arabivura. Amakara urayanywamo gato cyane rwose, maze ubundi ewana kabisa rwose ibintu bikagenda neza mu kanya gato cyane. Uraruka ndetse uraruka rwose kabisa, ibintu bikava mu nzira. Nanone kandi ikindi amakara avura gaze zo mu gifu. Kumwe abantu bumva bagugaye ndetse bakumva bari kujya bazamura ibintu by'isesemi, ibi byose rero amakara rero arakoropa akavana mu nzira. Ariko nanone kandi aya makara yifashishwa mu bijyanye no gusuzuma uburozi. Iyo bakoroze aya makara arakurutsa biriseriye, amakara uburozi bugashiramo. Aha ngaha bushiramo neza cyane 100%. Ariko nanone kandi abantu benshi cyane bamaze kubimenya ko mbere yo kujya kwa muganga barabanza bakisuzuma kugira ngo muganga atabatera urushinge ndetse baba bahawe uburozi ugasanga birangiye nabi. Aha rero mwese rero icyo musabwa ni uko musharinga iyi video kugira ngo na buri muntu wese abimenye, maze ubundi ajya amanza yikorere teste bitamugoye, ndetse cyangwa se ajya amanza yivure mu buryo bwihuse. Aya makara rero n'ahandi wayakura, aya makara ava ku bagorozi. Ku bagorozi aya makara niyo aturuka, kuko nibo bafite umwimerere wayo, ni nabo ndetse kandi bagenewe kuyacuruza. Ariko nanone kandi n'abacuruzi barayarangura, bajya kuyarangura ku kigo cyabo, ibintu bikagenda neza. Gusa ariko nanone kandi tukiri aho ngaho, undi muti ushobora kugufasha kuba wakwisuzuma uburozi, uragenda ugafata agati gato ko ku muyenzi ukuze, ndavuga akantu k'agatabi cyangwa se akantu ubona ko kazana amata menshi cyane. Ufata amata menshi y'umuyenzi ukayavanga n'igikoma, warangiza ukanywa. Nyamuneka uraruka kabisa rwose 90 igashira. Uraruka cyane bikomeye cyane, ku buryo mbese wumva ko ibintu byose byari bikuri mu mubiri ndetse byavuyemo. Aha ngaha rero uyu ni umuti usuzuma uburozi 100%, ndetse kandi nta kuzuyaza uhita uruka. Ariko mu gihe unyweye amakara batakuroze ntabwo ushobora kuruka.
ntabwo ushobora kuruka, nanone kandi mu gihe unyweye uyu muti nta burozi bukurimo nabwo ntabwo ushobora kuruka. Ibi rero ni ibintu bisuzuma neza cyane mu buryo bwihuse ndetse kandi nta kuzuyaza. Mwese rero mukomeze mugubwe neza, turi kumwe mu zindi video.